Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo. Iki gitondo tunejejwe n'Imana mu mutima wacu. Nejejwe n'Imana ishobora byose. Nejejwe n'Imana itabura uko ibigenza. Nejejwe n'Imana y'inyarukundo n'imbabazi nyinshi. Imana ifite inzira zirenga igihumbi. Imana nziza. Imana y'igitangaza, idukorera ibitangaza, iduhindura ibitangaza. Imana nziza, Imana inyuranye iminsi n'ibihe. Imana nishimwe. Hereza Imana icyubahiro. Ndagusuhuje mwene data we tubana mu mwanya wa nibature. Wowe uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, uri mu mahanga, ku migabane itandukanye. Yesu Kristo nashimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Hereza Imana icyubahiro. Urabyutse biremeye. Imana nishimwe. Imana ihabwa icyubahiro kubw'umugambi wayo mwiza ku buzima bwawe n'ubwanjye. Imana nishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubyukiye imbere y'Imana ishobora byose. Tubyutse dushima Imana. Tubyutse turagize Imana iby'uyu munsi. Tubanje Imana hose muri byose. Mu bumana bwayo ikugirire neza. Mu bumana bwayo igukorera igitangaza. Mu bumana bwayo ikore igituma abantu batangara ku buzima bwawe. Bamenye bemere yuko Imana ikuzi kandi Imana igukunda. Imana nishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Iki gitondo rero turacyari mu ijambo rifite teme igira iti Imana ni igitangaza ikora ibitangaza. Ninkubwira ngo Imana ni igitangaza ikora ibitangaza, ni uko nawe ubwawe uremye mu buryo butangaje. Nawe ubwawe nk'umubyeyi wabyaye, iyo urebye uburyo ki wabyaye abana, ubona ko abana bawe batangaje. Kuko ubwawe nta mbaraga wabishyizemo. Si uko uzi rwose kuba warakoze warubatse urugo bikagenda neza. Oya, kuba warabashije kubyara ni igitangaza. Ndetse nawe utaribaruka, humura. Hari Imana ifite uburyo yagukorera igitangaza nawe ukabyara. Ndavugana nawe uri umushomeri. Imana ni igitangaza. Iragira ngo niwinjira, nikwinjiza, nigusunikira mu mugisha wawe, uzavuga ibitangaza Imana yakoze igihe wari umushomeri. Uzajya ukurura uburyo yagiye iterateranya imibare, ukarya, ukambara, ugatambuka bikemera. Mbese ibintu byose Imana ibikora mu bumana bwayo kugira ngo nigushyikiriza icyo ushaka gusingira, uzavuge gukomera kw'Imana. Uzavuge uburyo Imana itangaje ari igitangaza. Hari abantu buzuye mu maraso yabo, mu mitima yabo, mu nyama zabo huzuyemo ibitangaza gusa. Kuko iyo uhumetse uhumeka ibitangaza by'Imana. Ukavuga uti Imana, cya gihe warantangaje, cya gihe warandengeye, cya gihe narakubonye, nabonye amaboko yawe ahambaye atangaje. Abantu bavuga ibitangaza by'Imana mu buryo butandukanye ndetse bunatangaje. Kuko iyo umuntu yicaye ari kuvuga uburyo Imana yamutabaye, yamurengeye, avuga ko Imana yamukoreye igitangaza. Uko jye nayibonye nawe uko wayibonye biratandukanye, ariko twese tuvuga ibitangaza by'Imana. Imana rero ni igitangaza, ikora ibitangaza. Imana nishimwe. Imana ikoresha uburyo butandukanye. Imana hari igihe ikoresha itegeko ryayo. Imana hari igihe ikoresha ikiganza cyayo. Imana hari igihe ikoresha urutoki igavuga ngo gasopo, abana b'abantu baguhagurukiye bakigirayo, ukababura mu mwanya wo guhumbya no guhumbura. Aha rero Imana ni igitangaza. Imana ikoresha amaboko yayo ikaguterura, ikakwambika, ikakugaburira. Imana nishimwe. Imana ikoresha ijambo ryayo ikarema ibitangaza ku buzima bwawe. Imana ni igitangaza. Muri make utira conclusion, wavuga ngo Imana ni igitangaza. Imana irahambaye. Imana irashoboye. Imana ni igitangaza. Haleluya. Nyemerera wumve ko Imana ari igitangaza. Na biriya itarakora izabikora. Imana nishimwe. Imana ni igitangaza, ikora ibitangaza. Imana nishimwe.
iki gitondo munyemerere tuvuge ku ijambo ry'Imana. Ndashaka tuvuge ijambo ry'Imana turi muri iyi teme y'uko Imana ari igitangaza. Turebe igitangaza Imana yigeze ikorera umuntu wari ubabaye. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Luka ibice 7. Turasoma umurongo wa 13, tugeze ku murongo wa 15. Imana nishimwe, haleluya. Mwene data wo dufatanya umwanya wa niba turebera igitondo, icyo ni nkwifuzaho, icyo ngusabira ni ukugira kwizera kutarimo ibyaha, ugire kwizera kumara amaje, ugire kwizera gukiranuka, ugire kwizera wizere umwami Yesu Kristo nikaruhura, ugire kwizera umwami Yesu Kristo niwe wenyine wakubashiriza icyo kibazo kimeze nk'umusozi utakuva imbere. Imana ishimwe cyane. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana. Titire y'iri jambo rivuga neza ngo azura umwana w'umupfakazi. Imana ishimwe cyane. Utangire wumva ukuntu Imana ibasha kuzura ibyawe, wowe utibashishije, wowe udafite kirengera, ngo yazuye umwana w'umupfakazi. Ubupfakazi burajyana, ubupfakazi burababaza. None hejuru y'uwo mubabaro hari hagiye kwiyongeraho undi mubabaro. Uwo mubyeyi akagira imibabaro y'ibihekane yiyongeranyije, ariko Yesu nashimwe, niwe ujya ukureberera akavuga ati uyu we rwose enough is enough. Ibi birahagije, imibabaro afite irahagije, reka mugirire neza. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo arangije azura umwana w'umupfakazi. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo uwo mupfakazi yabaga mu mudugudu witwa Nayini. Wowe ufite ahantu uba, nawe umudugudu wawe ufite izina ryawo, ariko Yesu Kristo nashimwe. Rero ageze i Nayini, Yesu ageze i Nayini, yahasanze hacitse igikuba. Umupfakazi yabuze kirengera, umupfakazi yabuze uwumutabara, umupfakazi yabuze uwamubwira ngo pole. Wibaze, uwo mupfakazi yari yabyaye umwana w'ikinege, arangije arapfakara. Nyuma yo gupfakara umwana we arapfa. Reka dusome twihuse ijambo ry'Imana. Yesu Kristo nashimwe. Ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Imana ishimwe. Nanjye muri iki gitondo ndakubwiye ngo wirira, wowe ufite amadeni wirira, wowe ufite umubabaro wirira, wowe ufite urushako rwakunaniye wirira, wowe uri mu bibazo bitandukanye ndakubwiye ngo wirira, wowe ubushomeri buri kurya. Yesu Kristo aravuze ngo wirira. Byari igihe cyo kurira, ariko Yesu Kristo aravuze ngo wirira. Kuri uyu mupfakazi cyari igihe cyo kurira no kuboroga, kuko ntiyari agifite ikimwicaza muri uwo muryango yapfakariyemo. Ariko Yesu Kristo amubonye aramubwiye ngo wirira. Nawe muri iki gitondo ijisho ry'Uwiteka Imana ishobora byose rikugezeho, kandi ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo wirira. Mubyeyi wirira, wa mukobwa we wirira, wa musore we wirira, wa mugabo we wirira, nubwo ubuze icyerekezo ariko wirira. Yesu aravuze ngo wirira. Hanyuma 14 yegera ikiriba agikoraho. Haleluya. Iki gitondo Yesu Kristo nakore ku kibazo cyawe, nakoreho. Ndagusengeye mpagaze muri autorite y'iri jambo ngo Yesu Kristo akore kuri icyo kibazo, kuri ubwo burwayi, kuri ubwo bushomeri, kuri ayo marira yawe, aguhanagura amarira ku maso. Nakore kuri iyo nda yawe, nawe utwite ubyaye uruhekwe, ukikire mu izina rya Yesu Kristo. Ngo Yesu Kristo yakoze ku wari wapfuye, ngakora ku kiriba akoraho. Yesu rero nakore ku byawe byapfuye byongere bibeho mu izina rya Yesu Kristo. Ngakora ku kiriba. Ngo abakikoreye barahagarara. Yesu avuga ijambo ati muhungu
ndagutegeka byuka mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi Yesu Kristo arategeka ibyawe byari byarapfuye byongere bizuke mu izina rya Yesu Kristo. Yesu aravuze ngo muhungu ndagutegeka byuka. Yesu Kristo arakoresha itegeko kuko Yesu ni igitangaza, agiye gukora igitangaza, abyutse ibyari byasinziriye, abyutse ibyari byapfuye mu izina rya Yesu Kristo. Aravuze ngo muhungu ndagutegeka byuka. Uyu munsi Yesu Kristo aravuze ku buzima bwawe, urubyaro rwawe rwasinziriye, arategetse nirubyuke nawe utwite ubyare. Arategetse imiryango yari ifunze y'akazi mu izina rya Yesu Kristo ifunguke. Arategetse umuyaga n'umuraba byari biri mu rushako rwawe, arategetse mu izina rya Yesu Kristo nibihagarare, urushako rwawe rubyuke rweme mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma uwari wapfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Imana nishimwe. Imana igusubize ibyawe wari wabuze, ibyawe byari byapfuye. Imana ibigusubize, ibikuzurire mu izina rya Yesu Kristo. Imana igukorera igitangaza cyo kuguhanagura amarira ku maso, nawe wakira ibyawe byari byarapfuye byongere bizuke, kandi Imana ikoresha itegeko ryayo bibeho. Ndasenze muri iki gitondo ngo uhure n'igitangaza cyawe. Imana igukorera igitangaza. Shalom shalom, muhahe muronke. Ndabakunda cyane.